Muraho bene data, Kristo Yesu nashimwe. Ni mwene so Evangeliste Ernest ugarutse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana muri gahunda yitwa umutsima wa buri munsi. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana muri iki cyumweru turimo cyitwa icyumweru cyo kwizera. Mwibutse wowe utwumvise ubu twatangiranye n'icyumweru twizemo ijambo ryitwa kwikomeza ku Uwiteka. Uwiteka akaba ari we umenya ibibazo byacu. Icyumweru cyakurikiyeho twize ijambo ryitwa amasengesho, icyumweru cy'amasengesho. Tugeze rero mu cyumweru cya gatatu kuva dutangiye umutsima wa buri munsi, tugiye kuganira ku ijambo ryitwa kwizera. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, abantu bamwe bashidikanya ku warwanditse, ariko wakwifashisha ubumenyi bwa teoloji ukareba uburyo rwanditse, uburyo rusozwa avuga Timoteyo, ukabona ko rwanditswe na Pawulo. Ni urwandiko nkunda cyane rusobanura kwizera icyo ari cyo, mu bice 10, mu bice 11 cyane cyane, aho bavuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, yewe ukizera n'ibyo utarebesha amaso yawe ko ari iby'ukuri kandi uzabibona. Tuzaruganiraho, tuzaganira kuri Aburahamu, Bibiliya yita sekuruza w'abizera, kubera ukuntu yumviye Imana akemeza Imana ko ashoboye kuyizera. Nawe muri iki gitondo, icyampa mu ntege nke zawe no mu mbaraga zawe ugasenga nka Aburahamu. Aburahamu mu ntege nke zose yagira, uko yagaragara kose imbere y'Imana, agaragara nk'umugabo wemeje Imana ko ashobora kuyizera. Imana iravuga iti mbonye umuntu ushobora kunyizera. Ni umugabo wavuye iwabo muri Uri y'Abakarudaya, asiga igihugu, asiga byose, asiga gakondo y'iwabo. Mu yandi magambo, gukorera Imana no kugendana nayo bisaba kwisiga, ugasiga kamere, ugasiga uko wavutse, imiterere yawe n'ingeso zawe, ukaba mushyashya, ugakurikira Uwiteka. Reka dusome ijambo ry'Imana, ariko muri iki cyumweru nguhayemo karibu tuzaganira ku ijambo ryo kwizera. Tuziga ijambo ryo kwizera, ukizera ko Imana iriho, ishoboye, igatabara abayiringiye, ikarwanirira abayiringiye. Tuzabyiga rero tubive imuzi, kandi tuzakuramo gufashwa, tuzakuramo gukomera, kuko kwizera bigereranywa n'ubukire, bigereranywa n'ubutunzi bw'icyubahiro. Intwaro yo kwizera irakomeye kuko umuntu wizeye aranarema. Imana ishimwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo iyo wizeye Imana ukayigira ubuhungiro bwawe, igikurwanirira, igategeka Mwuka Wera ibintu byari biguhagurukiye, Umwuka Wera akabiha iyerekwa, wigaramiye kubera kwizera ufite. Ni karibu mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cya Samweli, ibice 19 umurongo wa 24. Igitabo cya mbere cya Samweli, ibice 19 umurongo wa 24. Dusome mu izina rya Yesu. Ahageze yiyambura imyambaro ye, ahanurira imbere ya Samweli arambaraye hasi, yambaye ubusa, yiriza umunsi, akesha ijoro. Nicyo cyatumye bavuga bati, mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi. Akira neza ijambo ry'Imana. Dawidi, Bibiliya imusobanura nk'umwana muto wanejeje Imana, umusore w'umugenda utari ufite uburambe mu kurwana. Sawuli yamwise umusore w'umugenda ubwo yamugereranyaga na Goliyati. Tuzabiganiraho dufite iminsi yacu 5 yo kuganira ku ijambo ry'Imana. Dawidi yari umusore ufite kwizera Imana, akagira kwizera imbaraga z'Imana, akumva ko nta kintu Imana idashoboye. Icyampa muri iki gitondo ukamenya ko Imana ifite imbaraga ziruta iza so, iza mama wawe, ziruta iz'abavandimwe bawe. Ukamenya ko Imana ifite imbaraga kurusha akazi ukora, ukamenya ko Imana ifite imbaraga kurusha inshingano ufite muri iyi si. Ubundi warangiza ukayizera, ukayiragiza ibyo ufite, uwo mugore, uwo mugabo, abo bana, iyo geto, urwo rugo, ako kazi, uwo murimo ukora, inshingano ufite mu itorero. Ibyo byose n'Imana yabiguhaye.
yewe nubwo waba uri kutwumva utarakizwa ukaba utajya ujya gusenga, umenye ko n'umwuka uhumeka ari Imana yawuguhaye. Iyo wishubije n'ubu tuvugana, hari abajya bavuga ngo Imana ntibaho, ngo Imana ibahe, ngo igaragarira he. N'aka kanya umwuka wayo uhamagaye ntabwo wakongera kurara ku isi bagushyingura. Imana rero iriho, igira neza kandi ikagororera abayizera. Ikintu rero dufite mu buzima bwacu hano ku isi twaha Imana bikayinezeza, twakorera Imana bikayinezeza ni byinshi, ariko ku rutonde ku mwanya wa mbere harimo kuyizera. Ukizera Imana ishobora byose, ukizera Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, kandi ukizera ko Mwuka Wera abaho, kuko Imana ikora mu butatu, ikora nk'Imana, igakora mu bumana bwayo n'ububasha bwayo bukomeye, kandi igatanga Yesu watubambiwe tukabona agakiza, kandi igakoresha Mwuka Wera uba hano ku isi, uba muri twe, ukorera muri twe, kandi akaba no ku ijuru icyarimwe. Nihute nkubwire umurimo Mwuka Wera yakoze kubera kwizera kwa Dawidi. Bibiliya itubwira ko Dawidi yagiye akorera imirimo myiza Abisirayeli, agakora imirimo myiza mu gihugu, ariko Sawuli aramurwanya. Amurwanyije, Dawidi yikomeza ku Uwiteka, akomeza kwiringira Uwiteka. Igihe kimwe rero ubwo guhigwa kwa Dawidi ahigwa na Sawuli kwari gukabije, yahungiye i Nayotirama. I Nayotirama ni ubutaka bwabagaho umuhanuzi Samweli, bubaho abahanuzi, bubaho abanyamasengesho. Ubutaka Imana yari yarabujije Mose mu kugabana igihugu bava mu Egiputa. Mose nawe abibwira Yosuwa, Yosuwa yinjira mu gihugu abizi. Imana irababwira ngo muzagabane ubutaka, mugabane gakondo, ariko nanjye muzansigira hanjye. Basigaza ubwo butaka. Rero ni ubutaka bwabagaho abahanuzi i Nayotirama. Aho ngaho niho Dawidi yahungiye. Agezeyo Imana iramuporoteja. Ubwo umuhanuzi Samweli yari ahageze ahahagaze, ngo Sawuli akomeza kubaza ngo Dawidi yaba ari hehe kugira ngo mwice. Aya magambo aravuga ngo kwizera Imana no kuyihungiraho bifite umumaro kuruta guhungira ku bakomeye no kubizera. Bifite umumaro kubera ko byakubeshaho banzuye ngo upfe. Hari abantu bajya babyibazaho ngo ariko buriya umuntu yasenga akabaho. Yego, ndi umuhamya wo kubihamya. Senga Imana uzabaho, senga Imana uzakira, senga Imana uzarama. Tunga kwizera, ujye wumva ko ejo ari heza ku buzima bwawe. Ujye wumva ko nta muntu wakwica atari igihe cyawe cyo gutaha. Ujye wumva ko nta ndwara yakwica. Ubyiyatureho uvuge ngo ndakomeye kuko mfite Imana yo mu ijuru ishobora byose. Nicyo Dawidi yakoze, ajya gusenga i Nayotirama kubwo kwizera. Nta muntu wasenga rero atizera. Ngo baramubwira ngo nyakubahwa Sawuli, umwami wa Isiraheli, Dawidi yaguhungiye i Nayotirama. Niho yibereye ari kumwe n'umuhanuzi Samweli ku butaka bumwe Imana yashinganye. Mureke dusenge, twizere Imana, tujye mu rusengero, dukore umurimo wayo, kandi no muri community aho dutuye naho tuhahindure urusengero, aho imirimo myiza ibera, aho dukorera habaho imirimo myiza ibera, abantu badusome mu Imana. Kubera ko abantu bazajya kugutera uri mu Mana, wuzuye mu kwizera, uba mu kwizera, ntago bazakubona, baba bateye Imana yaguhamagaye. Nicyo cyabaye rero. Sawuli ngo atoranya abasirikare beza, itsinda rya mbere araryohereza ngo rijye kumufatira Dawidi. Rigezeyo, Imana yizeye Dawidi izana Umwuka Wera. Imana Dawidi yizeye izana Umwuka Wera, ingabo zuzura Umwuka Wera zirahanura. Sawuli ntiyashirwa, yohereza iza kabiri. Nazo zigezeyo zifatwa n'ububyutse. I Nayoti hari ububyutse. I Nayoti ni mu Mana, ni mu kwizera, ni mu gukiranuka, ni mu gusenga. Nazo zirahanura, yohereza iza gatatu. Paratuni ya gatatu nayo igezeyo irahanura. Arangije aravuga ati reka nigireyo, abasirikare banjye buriya bararwaye. Hari abantu bakubona usenga, bakabona uhanura, bakabona wigisha ijambo ry'Imana, uvuga Imana neza, ukiranuka, bakagira ngo wabuze ubwenge, wabuze icyo ukora. Petero yabwiye abantu ngo ntabwo twasaze, ahubwo twizeye Imana, Imana itwuzuza Umwuka Wera. Muri iki gitondo nkwifurije ko Imana yakuzuza ibiyuzuye. Umwuka Wera ni imari n'ubutunzi. Kwizera Uwiteka ni akazi, kwizera Uwiteka ni ukurama, kwizera Uwiteka ni ubukire, kwizera Uwiteka ni ugutsindishirizwa. Twahisemo neza, twaratsindishirijwe. Sawuli rero aragenda nawe ajyayo,
nibyo twari turi gusoma ku murongo wa 24 mu gitabo cya mbere cya Samweli. Sawuli agezeyo azi ngo agiye gufata Dawidi, asanga Dawidi ari mu butware bukomeye, asanga Dawidi umwuka wera w'Imana yizeye uramurinze, ngo akuramwe imyambaro. Rero ahera mu gitondo ageza ku mugoroba ari guhanura yemeza ko we yagiye gufata akomeye ari umwami, kubera ko Imana ari umwami ukomeye. Iyo tuyizeye natwe tuba turi ibikomangoma, tuba turi abami. Imana ishimwe. Ngo afata nijoro arahanura, icyuya kiramurenga, arahanura. Nakubwiye ngo ibizaza kukurwanya, umwuka wera uva ku Mana wizeye uragenda ukabiha iyerekwa, bikerekwa bikamenya ko udakinishwa, akaba ari byo biguhamiriza. Nyemerera ukizwe, wizera Imana yo mu ijuru, ibyakurwanyije bizaguhamiriza. Ibyo waburiye mu byaha uzabibonera mu Mana. Kandi niba usanzwe usenga, ongera ugirire Imana icyizere, kuko ibyo yavuganye nawe n'ibyo ivuganye nawe muri iki gitondo byo kukugirira neza izabikora. Kugeza ubwo abaturage baje kureba ibisonga by'umwami bazanye n'ingabo zimurinda, ngo baribaza ngo mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi. Ari mu bahanuzi bahese, ahubwo ko iyo twizeye Imana ituremamwe abantu bashya, twamara kuba bazima ikaturemera icyemeza abantu. Nifuje ko Imana yakuremera ikibemeza muri iki gitondo, ikemeza abaguteza uburwayi, abadayimoni, ikemeza bakurwanya, ikemeza ibibazo wari ufite ko ufite Imana. Iyo twizeye ntago tubwira ibibazo ko dufite Imana. Iyo twizeye ntabwo ibibazo tugize biduhangayikisha, ahubwo tubwira ibibazo ko dufite Imana. Iyo twizeye ntago dusengesha amarira ngo tubwire Imana ngo ibibazo biratwishe, ahubwo ikibazo kiraza ugahita ukibwira uti nkumbuye wagiye, ndakubona wagiye kubera ko mfite Imana. Tukabwira ibibazo ko dufite Imana. Nimureke dusenge. Waba ugize icyifuzo ko Imana igukomereza kwizera, waba ushatse gukizwa, kubwira ijambo, ukambara imbaraga, ukambara amavuta y'umwuka wera, ushatse kubwira ibibazo bikugarije ko ufite Imana, ushatse kubwira Satani ko ufite Imana, ushatse kubwira Imana ivugane n'ibibazo byawe, ibyakurwanyaga ibyuzuza umwuka wera bihanure. Karibu uca bugufi mu mutima dusenga Imana. Turagushimiye Imana ko duhaye umutsima w'uyu munsi wo kwizera. Shyira kwizera mu bantu bawe bumvishira ijambo, bagire kwizera ku rwego barema, bakarema ubuzima bakabaho, indwara zari zarabihariye, bakarema ubuzima bakabasha gukora, bakiteza imbere, ubukene n'ubutindi byari byarabihariye, bakabasha kurema ubwenge muri bo, ubwenge mu bana babo, ubwenge mu bo bashakanye, ubwenge mu muryango, bakabasha guhindura ibitero byabateye bakabaho. Uyu mutsima, iri jambo nirikora akazi kanini muri iki gitondo mu mitima y'abantu. Abantu bahinduke, bambara imbaraga, basengesha itegeko, bategeke, bahindura ibyanze guhinduka kubera kwizera. Mu izina rya Yesu Kristo abantu bagere ku iterambere, bakore, bagira amahoro, bizera amahoro, bumve ko igihugu gifite amahoro kubwo kwizera no gusenga, bumve ko itorero ririho kubwo kwizera no gusenga. Babonaga bapfuye, Satani yarabihebesheje, bongere kugira icyizere cyo kubaho. Abagize inyatsi, babuze imikorere, turasenze ngo iri jambo ryo kwizera riremo ubuzima mu muntu, ryumvishe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana nibaha umugisha. Show